uraza kumbwira amakuru ikintu kimwe ntari garanti yacyo urimo kunyumva ngo nuko ari ugucumita umutipa akigendera bampaye urutonde rw'abakobwa bari famous uyu mugabo amazi iminsi anyuramo we ari muri tuwa yo kurongora abakobwa bari famous mu bihugu bitandukanye reka nkwereke umbwire niba atari ibyo urwo rutonde runyereke rushyireho kakanya right now tuba tusesengura reka nze nkwereke iyi foto nkwereke reka nze nkwereke noneho umbwire ibi bintu nabibonye ndavuga se uyu mukobwa byaba nawe ari ukwendana bya kiraya nta gahunda yo kumurongo buretse gatoya reba hano iyo foto nshyizeho reba iyo foto nshyizeho buretse gato uzi ibintu biri hagati ya Muyango hagati ya Muyango nande n'uwo bita DJ nde wamubonye nuko itari kugaragara neza hano hari abakobwa baba public figure urimo kumva bo muri biriya bihugu bituranye na South Africa abakobwa bane Godfather ibi twamaze kubyemeza n'abagore n'abagabo baracumita nabo barabizi babyemeza ariko nyine ntabwo amukunda nukurongora agatambuka gusa nava mu Rwanda azahita mwira nashaka umusunda ucumite cyangwa ushira hehe ndakubaza ino story yizi ntago yizi iyihe oya ntayo nzi urabigiye Muyango uwo bita DJ nde no bita ntuza ibyabere aho bita Green Lounge video mwabonye Philipita na Briane benda barebana y'ingwe habya tuca urahazi ntabwo mpazi none se uziko narinzi ko amakuru uziko Philipita yazanye umugore akamuzana muri nuza akamuzima Green Lounge kuko umutipe wowe bitana Ruberi yavugaga yuko ugomba kuzana umugore wa kabiri kuko uwa mbere ntamushakaga umwe wateranije umwe wazanye wari muri amatiko ya Muyango kuva mbere urakoze cyane umugore wa Ruberi so ibyo narabizi ntabwo nari mbizi none se uruzi ko hari ibintu bigeze uwo bita DJ Sonia afite imishino ya nuza ya Muyango yarayihawe n'uwo bita nde ya Muyango tena umva amakuru nari mfite bro ibi bintu bigeze ku rwego no kubyakira mu twajya nago bigishobotse manza umva amakuru yarariho it's too much for me listen to me umva amakuru yarariho nayangaye it's too much for me bimaze kuba byinshi no kubyakira nago bigishobotse umva nkubwire umva amakuru yarahari urukumva nzi umukobwa ahubwo wariye DJ Sonia navuye buretse gatoya mbanze mubwire uzi neza ko ariko urabizi neza ko urabizi ko DJ Sonia yari umutinganyi none se uzi ko message zose ko zikurikirana 5 kuri 5 zose zifite oya yes musa nzagaruka tuzavuga ko 5 kindi icyumwe gitaha mbere yo kugenda uburetse gato bivuze ngo kuko banza unyumva neza ikintu ngiye nibuze gushimangira niba Muyango niba Sonia turi kumwe afite boro za Muyango ugira nimero za Sonia ndazigira mubwiye akantu karenze wa mukobwa wumvaga ko wemera bya danje ngo wacumitaga yambwa sese yaramucumitaga nawe wonde wow undi wemeraga bro ukuri kw'Imana umusamba twumvikana sibyo kuri I swear umva nkubwire sibyo I swear bro you have evidence bro I swear ndabikubwiye nyine nimbura umuntu uzi game ubwo uraactinga kuri ibintu ngubwiye nibwo tugaruke kuri Sonia gato tugaruke kuri Sonia bari abantu nta kibazo ubwo nakubwiye nabyumvisha ko abantu badafite amazina badafite na nibwo bwa mbere byumvishe ni wowe maze kubimbwira ugira kabika ntabwo byemera urumva aba bantu baba badafite n'amazina n'ikintu bazwiyo nta n'impamvu yo kubatindaho ahubwo aba bantu bafite ama stage name urumva nka DJ Sonia ngenda bizi DJ Sonia nzi umukobwa wamuriye urumva rero kuba umbwiye ko afite boro z'uyu mubyeyi uyu mubyeyi yamaze kuba gahunda bro
niba izo boro uvuze Sonia zifite ariko Sonia ari gutarika muri telefone kandi abantu babitse ibyo mu hari akantu kwepyo nimba zifite yamaze kuba gahunda oya niba Sonia afite ibintu bya Muyango ubwo ngubwo Muyango byararangiye kuko nje Sonia nzi umuntu wa muri Sonia mbishyira aka kanya wamfunge se uravuze reka mbishyira hanga ntubikore bagufungira account reka nshyireho n'undi nibashaka telefone bro we yareka ibyo bintu reka mbishyireho ndagusabye bireke ndapfunga ndikacyana bishyiraho reka mbishyireho nta kibazo nanjye bahita bambaninga hariya washyiraho gute man ndimo ndashaka uburyo washyiraho bimpe bishyiraho tuzafungura izindi iki ukadahe we bimpe ariko ntufungure kamera yawe ndabyishyiraho mani ndabagati waya ndabyishyiraho ndetse nigendera ngiye urabizi mani bakumbaninga nanjye bakambaninga utabikora ndabishyiraho bro oya ndagusabye babarira uko nge ndabizi nawe uri umwe mu bana b'abasinici man baca inyuma ndagasa what do you mean ukavuga nubwo ubugambo bwinshi cyane uravuga nde ngewe wowe gute mana nkeka ko ujya mu bantu bavuga ubugambo bwinshi byanditse like urumva nyine abantu batagoma ku ijambo bavuze tu are you sure bakirukanka ubu ntekereza ko waba waranyambuye umwambaro wanjye usanzwe unziho ngewe nambara ikigunira bro nambara ikigunira kandi hari ikigunira bambitse ngo yera bivu wa muntu wo muri Bibiliya bro uretse nibi ngibi ngewe mfata n'abantu bafite inyenyeri nkababwira ntifata musumba zose ntabwo uzamvana kubyo ngewe nemera urabizi bro uranzi wemera Jori inde Jori Mutasi Jori ndamwemera ariko ntabwo nge cyane n'uwo nzareka kumwemera urabizi kandi 100% ariko mbikize kuri odeka sibyo wemera Aria kuri ntabwo mwemera urabizi wemera Shadibu ndamwemera Jina kujya playing around ibyo wemera Yoro ninde Yoro wawe the queen Yoro mwemera kubera dekati kuko ni kiremwa cyawe ni igihangano cyawe wemera Kigali boss babes abo nabahe bari ukurukuba hajemo barase babayeho ibihangano byanjye nyine turakomeje ibihangano byawe I can respect them ko ari ibihangano byawe ariko ntabwo no swambira gute ari yakuru ikintu cyari yakuru ntukigarura kuri umva mbwira ikintu nakubahiraga cyambere yego bro you came out like a nigga ivugisha ibintu byinshi byo zawe Imana itutangira kujya mu tuntu twinshi ariko nyine ndacyagukunda abizi ngambwira ikintu kimwe nashobora ibi biboro umusa nzabikubwira nundi munsi sibyo iyo nkwemera ndakwemera nawe ntakwemera nkawe okay nkubaze nigeze mpinduka what do you mean guhinduka nigeze mpinduka nyine kuri principles zanjye kwamenya wagabanyije umuvuduko nagabanyije umuvuduko nahindutse ukarakoze ariko nyine wabaye wowe wongere umuvuduko urahinduka uravuga ndi ngewe wowe deka nabaye nk'urutare wongeye umuvuduko uranahinduka wongeye umuvuduko urahinduka urabona ntabwo nshobora guhinduka ntabwo bishoboka umva ikintu gishoboka deka nakikubwiye kuva ku munota wa mbere ko twinjira muri izi details hari icyambere nakubwiye kugira ngo ushikame muri ibi bintu nuko utakirya ku mutandiko utagira gute utakirya ku mutandiko utarya uko wahashye ushobora kugira stock mu rugo urumva ngo ibyerekeranye n'igifu warabishyize iruhande bro wariye kwa Jori ugeze aho none birakorera oya reka nze ngure deka ahangaha waba unyitiranije cyangwa abantu barabyitiranya no ntabwo ariko bimeze ntabwo Jori yagombaga kunyoboza inkoni y'icyuma icyo ni icyambere turi kumwe umva ibintu byabaye ariko rero tuvuye mu ngingo nyamukuru Jori yakuyoboje ingoma y'icyuma ntabwo byigeze bibaho na gato none ayikuyoboza kubera ko nyine bamwerekatse yuko nyine uri so desperate ari nako yagufashe ari nicyo kintu kimbabaza bro
ntabwo reka nkubwire ikintu kiriho kandi akubwira kuva mbere nta muntu urukumva reka nkubwire ikintu kimwe nta muntu ushobora kunyoboza inkoni y'icyuma kuko ntabwo nshobotse nakwibagirwa ntabwo akoze ubugoryi nahita nkamena ndaguhereza urugero ku mushuti wawe ndaguhereza urugero ku mujama wawe inde the Ben turi kumwe urabizi wazoke nta kosa yaregeza nkorera siko bimeze we wazoke nshobora kubana nshobora gukora ibintu byose urabizi amajoro naraye vuga nti this and that turi wala gato wala majoro ndabigusobanurira aribyo ntashobora kuvugira hano ariko dufate nyine wala gato uretse gato dufatire urugero ku ishyanga I will give you the example ku ishyanga umuza ngwiye kantu taruzi ugenda nyuma y'ikibuga utazi kuri nyuma y'ikibuga nziko ndi imbere byaba ari byiza kurusha I'm sorry byaba ari byiza kurusha the thing is muri biboro hari abantu iyo hariho nk'abantu urugero rora nk'uyu mu baby umaze kumbwira reka ntakongera kuvuga n'izina rye by the way urabizi twamuganiye igihe kirekire wowe uyu mwana Messi dukumwe afite indangagaciro ze Jolly bro turi kumwe bambwira rero Jolly hereye ku munsi wa mbere ndakubuza ariko ntabwo uretse gato ndakubuza ikintu nagukundiye n'ukuntu urankunda pe nanjye urabizi ko nkunda ndagusomye nakubwiye ngo niwe muntu wa mbere nkunda waje mu bantu bose baje muri showbiz nabonye yuko afite isano nkanjye y'iki byose uzi ko turi imbere y'abantu 400 uri kubyibuka turi live man bro utamwanga ko turi live bro bite byawe ariko what the fuck damn it bro mbise ngenda man yo listen ko turi live man niziko nomunga gasikore nyo man reka turye show turi muri weekend rose bazamutse tabireba so ngome kuri biboro bro we reka tuve kuri biboro ahubwo tugarukire muri show Uma wakiro za nisanzuye man I will be with you mpaka ni wa muntu mpasho nkavuga nti kabisa yo nigga ibintu twagaragara ngo bikwiye nago bibareba mwabasikora abanyoko ntabwo bibareba nibiganiro hagati y'aba brothers nigga fuck you niggas reka bibareba man reka tugaruke kuri uyu mukobwa Kate Bashabe Kate Bashabe Kate Bashabe n'uyu mugabo ariko manizira ira video bayikuye hari video avuga aramurya nka snacks ndavuga uyu mukobwa uyu ngo azongera kumwihakana nkwereke story njya ku breaking asset tonight no orabeshya irenze iriya WhatsApp irafunguye bro nkwereke story njye ku breaking tonight njye ku breaking umuntu yari yasari babazi ambwira batatu nashute my brother don't do that shit please I'm begging my mom's life nigga don't do that shit I want to nubikore man mbabara nubikore kuko mu buzima namba abantu bose bigeze babesha abandi n'abari bose ntabwo babizi bro baba nibyo bro nubikore bro wabikoze wabiretse nabiretse wabiretse ariko nyine urabizi ukuntu meze nawe urabizi ko tumeze kimwe urumva twihanganaho gatoya iyo nibagiye iyo urose urabyuka bishyira mu bikorwa agiye tubyuka twasaze tubishyira hanze ari impamvu yo kudasara bro urumva tutagize umuntu umwe tugisha inama ariko nta impamvu yo kugisha inama se ugisha n'inama utarigiriye inama kugira ngo ibyo bintu bigere aho byageze urakoze cyane umuntu ntabwo abashije kwigira inama kugira ngo akagera aho bigera mu maboko y'ababishinzwe mubwira kandi karenze se ngira ngo abanyarwanda bamaze kubibona ko yuko mutinganye Bruce Melody yarangiye ntabwo Bruce Melody ari umutinganye uretse gato oya sitwonye kumuvuga tumuvuze yakongera akagaruka for no reason ntabwo reka tumureke
urano okay tugende tujye kubandi nase musa yo ibintu byo gukunda amafaranga cyane byaje gute byo gukunda amafaranga nyine waje gusanga ko sigira urongera nyine uretse gato waje gusanga ko ubuzima butabaho mu kanwa ndakuboroka nyine waje gusanga ko utabaho nta mafaranga ufite sibyo mbambwira ikintu iki gisubizo kugira ngo nkigusubize reka nkigusubirize muri private siko bimeze ngate za topic iryoshye cyane uretse gatoya aho ngaho iwanyu topic iryoshye cyane uretse gato iwanyu bigenda gute aho utuye hehe aho ngaho muri ntuza mu zazamburi bande aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe z'abaturanyi uba nyine hehe aho ngaho uri nyine ase umva mubaze nyine bimeze bite uvuga ibyo umva gufata kiriya kibazo mbajije kirakomeye gituma kirakomeye cyane anyway abantu twumva mu byumve mwese ntago mutwishyura nta kintu kimwe muduha dushatse kubishyuza twabishyuza ariko ntabwo tubikora tubeza mana basigaye nyine tubaha entertainment for free bro for free ariko bibutse ko tutagiye no gutoragura kuri YouTube cyangwa ngo dufungure ubwo YouTube mwana basigaye nyine tubaha entertainment for free n'abasigaye nyine ndagenda nkamara nk'umwaka nk'amezi 6 ntagaragara ngo dekati ngo warazimye ngo nagugaragara ngo nagutwita aswagira mundi wampembaga ngahe man aho ugaragara reba kaza bakaryoherwa bakishima ngo baryohewe ngo dekati ngo twika ngo twaryohewe mwabicucu mwe bashino bwanya ko mu memba ngahe mwabego kubatuka wituka abantu turi kubatamo none se kuri kubatamo ndabata munje nabi bro kan hose bashaka kubroga nta kibazo bushino bw'abanyoko oya mani reka ibyo mukora ku misundi y'abanyoko oya bro mu membanga no de Catholic ibyo bintu reka gutukana guri okay tubekana nta kibazo gutukana guri kana bari okay nari umva rero bushino bw'abanyoko ariko se mani twagarutse kuri story tugaruke kuri story ya ntuza Kate Bashabe niyo dukeneye kumva uyu mugabo barakunda nabyukuri umuntu waburekinze umuhungu wa president na Kate Bashabe ntabwo mbese ntuza izo video Sonia afite niwe wazifashe video zafashwe n'uwo bita Muyango Claudina azishyira kuri Philipita Philipita yarabwiye yuko ngo boss wa Green Lounge arashaka umusonde ngo wohereze ariko ntago bizwi neza nimba byaciye direct kuri Philipita ariko nyine Philipita afite amakuru ahagije umusukura tuzamuhamagara aza kubivuga Philipita niwe muntu ntige mwandike kazaga azaza gutanga ikiganiro uburyo mwe cyangwa ubundi Philipita yagiye gusabiza muri ambassade muri Amerika mwandike namwanditse ariko so nuvuga ngo umucyavuze yaravuze ati Philipita nzana rwana nducumite iyo video ni y'umugabo n'umugore cyangwa ni y'abakobwa babiri byose mu gutekereza byose biri mu mwana ariko wakibabwira yuko that's the biggest in the game napfuye uretse gato
Ese man. Ko man. Uretse By the way, navukiye Kabuga, mu rugo ni Kabuga. Ujye ubibutsa man, mu rugo ni Kabuga kabisa. barabizi. Ya mu rugo ni Kabuga, hari Kabuga mubona hariho mu rugo man. Ubwo umunsi wo kuganira ujya nzababwira. Umva ndabaza uravuze ngo ibyo bibirimo video harimo none bari kurya trisam se ngo bari kurya nuko ari batatu bakobwa n'umuhungu. Wapi na gatisa trisam byawe imbere ukuntu bimeze. Umukiriya yahamagaye wa Green Lounge. Umukiriya wa Green Lounge, okay. Yabwiye Philipita nzanira urwana rudosquare. Ibintu ndimo kuvuga ndabizi ko na ba Buriyani n'abandi bose na ba Muyango bose aka kanya bari badukurikira nubwo tutaza nago twabona ko ndabizi ko badukurikira. Kuko barimo kudukurikira rero sasha Buriyani nk'ubu mu butumwa. Buriyani wakoze kosa rya mbere ryabaye mu mateka y'isi. Ariko ntago igihe kirajya ngo ubone ikosa wakoze. Iyo zaribona. Iryo kosa ni irihe? Uri Buriyani? Sorry. Buriyani ni umushuti wanjye. Uri Buriyani? Buriyani ni umushuti wanjye bro. Nyine okay. Mu binshuti rwose, mu binshuti mukora ubucuti bwa mbere bwabayeho mu mateka y'isi, mu binshuti zose zitabayeho. Mukora ubucuti byose nta kibazo, sibyo? Mukora ubucuti bwose butigeze bubaho, mukora ubucuti umva, mukora ubucuti butabayeho. Icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki urumva? So tap. Bro, ufite swing. Uri muri zandanje. Ngo tap ndakubwira ndakuraye ati tap. Sabwo twagiye. Warukimbwira Nagiye gaskanya. Uyu ariko se mbere yuko ujyana manzi umbwira ukuntu Philip tamutumye umuntu. Uwo mwana. Nde? Warutubwiye Philip tabamutumye mu baby. Okay. Nyine umubibi bazanye nindi. Nta numwe. Musa weekend nziza. Sawa. Ndagukunda bye. Ciao. Okay.